Dushimiye Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo imuhaye hano uyu munsi, yatugeneye ibintu byiza bya Noheli kugira ngo tubashe kubibamo. Uyu mwaka warimo ibibazo byinshi bitandukanye, zaba z'intambara zibera mu karere k'iwacu, tugenda tunguramo abantu benshi batandukanye, zacu barabuzima zacu, amaraso yacu bigenda bisa n'ibigenda bicanye bihungabanya ubuzima bwacu. Turimo tugenda duta ibibanza byacu, bigahungabanya imitima y'abantu, ariko turashima Imana kandi ko nubwo bimeze gutyo ikomeje kuba Imana no mu bihe bisa bityo duheze umunezero w'agakiza. Yesu ashimwe cyane. Nanone muri uyu mwaka twahuyemo ibibazo bitandukanye by'indwara ya corona, nubwo n'izindi ndwara nazo zihari. Abantu benshi twese tukimara kumva ikintu cyiza byari bikomeye kandi n'ubundi birakomeye. Ariko ndabyibuka umunsi umwe twari dusenga twakiruhura kwa pasiteri Kiruhura hariya kuri Yawubuti. Izi ni bana abantu twari kumwe muri icyo gitaramo. Imana tubwira ijambo iratubwira ngo kubera ko umunezerewe mwishimye mwigiye muzacumisha amatwi. Ubwo bamenye dutegeka gufata igipurizo biba abana bazaba bahaga mu mwuka, umuyage mu mwuka nyuma n'umwihare hanze ubitobore, kuko uyu mwuka usohotse n'ikingiki kibaye umwuka mwebwe muzacumisha. Imana ishimwe yuko nta n'umwe wo muri twebwe washaka korona. Wese se cyubahiro ni ubwe bamenye. Imana yarakoze cyane, nubwo hari izindi ndwara zitandukanye ziri mu mibiri yacu, atugereranije ibihugu bikomeye, ibihumbi n'ibihumbagiza by'abantu byapfuye, habe no muri kino gihugu ibihumbi by'abantu byapfuye bafite ubushobozi bwo kwivuza, bafite ubushobozi bwo kwitabwaho, bakomeye ndetse bitabwaho n'igihugu bwacu, ariko bakanga bakagenda. Ariko abantu batuye Soweto na Nyanza bakabaho. Atukuzwe Bwana w'abageni. Imana yakoze ibikomeye, natwe turishimye. Yesu ashimwe cyane. Nanone hamwe n'ibyo ntitwakwibagirwa ibyiza mu Uwiteka yakoze. Ametenda maajabu hata sisi hatuwezi kueleza. Imana yakoze ibikomeye mu miryango yacu. Muri twebwe hari abakoze amakwe, muri twebwe hari ababyaye, muri twebwe hari ababonye ibintu bigenda bitandukana, kandi muri twebwe hari ibindi byiza bigenda ubona mu miryango. Ariko ikirenze izo zose muri twebwe harimo Kristo. Haleluya. Imana ishimwe rero yuko ikomeje gufasha imiryango yacu, abantu bakaja gushakisha bakaronka imiryango itabaho bakagaruka. Imana zikora ibitangaza. Imana zikora ibitangaza. Baravuze ngo utaranirwa ngo agaramye ngo azagira mu ijuru, utaranigirwa ushaka ngo bakunigire ahantu uza kwinjira ukibaza bahamufatiye, nta wundi muntu wonamenya n'irengero ryawe. Ariko Imana ikagenda igutwikirije imbabazi zako, ukazuhinjira ukasohoka. Wanakupigia unaitika, ukiwapigia wanaitika, ubuzima bugakomeza. Zo ni imbaraga z'Imana. Haleluya. Imana yabikoze rero, reka tuyikomere amashyi cyane. Nano dushimiye kandi kwiduhaye iyi Noheli. Imana igize neza cyane. Tugiye kuza kuganira amagambo y'Imana. Naratekereje muri Noheli mu gutekereza,
ndetse guma gusenga Imana cyane mu mutima kazabwira Imana ndayibwira mu Mana n'inowe kabisa ibyo nibyo byatse Mana mpe inowe irakuya nayo inowe sinzi niba nawe warabisenge ariko je kugiti cyane nabwiye Imana mpe inowe uyimbe umugabire inowe sanzwe n'injiri zindi za nowe yego ariko ndabusaba ngo inowe myimbe gashima Imana ko yabaye nowe ni muvuga ngo amen icyo mvuga si bijya bindi dushaka gutekereza si ibyo twambara si ibyo tunywa si ibyo turya nubwo kera byamaze gutera jya mu mutwe bifitemo byago bifitemo uburemere ibijumba byagize uburemere butakizwe ibirato byazanye jya ikirato umuntu azageranya ikirato nawe shunga nawe kostime y'isiri nawe ni muvuge ngo amen isiri yusudoda ninde hari haruguru Benet urakuza pastor n'abashumba bara muzaberera mu mashimwe abantu bazakora hano bazagereregeze kureba bije bakoresheje muri Noheli barebe na bije yitungo bashima Imana ko bageze kuri Noheli amaze bikompare uzareba igifite atukuze Bwana wa majeshi amen Noheli ntabwo kurya no kunywa nakomeje mbivuga mu mutima wanje nabo nandikiraga ku rubuga narayibandikira abungeri bari baragiye intama ariko ntibigeze babana intama ahubwo barazisize baje kureba Yesu kandi ntabwo bari bafite ubusohoke ntibari babuze n'imbaho ntibari babuze izo baryamo ariko marayika ngo amare kubabwira Bibiliya ngo basiga imikumbi yabo ni mu byo bamenye ntibafashe umwanya wo kuja kwenye macunio muri abattoir ariko twebwe turi mu kuziganira esiriya soko ni yihari njirunana na Shauri moyo tugasiba amateraniro ya Noheli ngo twagiye kuziganira Shauri moyo kubinyama abandi bagasiba amateraniro ngo ihuzu ntibararangiza kwito Yesu akubabarire mu izina rya Yesu akusamehe Bwana wa majeshi atukuze haleluya 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 Biuzu ntibarara inamuregeze kwa tayiri musanga ngo cyangwa nama Noe nimomwegere munde mwegere pastor wakukaribia kabisa ukutafsiri usapo unasikia pole pole lakini yale ambayo usihauelewe vizuri wakukaribia kwa sababu hali ambayo iko ndani hatuwezi tembea na kwa sababu sijua na kutoa wapi wewe sijua ni mfuko amen Bwana Yesu asifiwe de confusion. Le monde ici, il fait un système yo kugendi hayinyora, ibifite umumaro kugira ngo dusigarane bidafite umumaro. Igendi nyora ngo twirelaxe ejo navuye hano nanone sinaryamye sinasohotse sinzi uko naba kandi sensere mico mbabwira n'ukuri sinasinziriye pe kandi twasohotse hano ngo tugiye kuruhuka ahubwo narose mu bitekerezo kaza nuba mbaye nibaza ngo sibi nibiki turimo kanisa linaelekea wapi koka juice ya marakuja cyabura ya ariko muguze karito cyaburuka buri kibweta kirutari iyo ngiyo ugashira mu ushatse yasohoka ka haba
akaza akanywa agasubira mu materaniro. Mahali mnaelekea mahali pabaya sana. Tuzasigarana idini Kristo atakirani. Tuzanyaguza agaciro dusigarane ibidafite agaciro muri twe. Tekereza iminsi bagize badufungiye corona tutazadusenga. Ariko no kuri Noel tubonye ko turarambije dukuye mu nkweto dushize amaguru ku meza ko panza ndiwamo yabe na karto y'imbuzi. Nani yashi. Nimba baramuye kamwe na abana bawe ntibarengeje kamwe uwakoze ishano yasaza yamuye utugisi tubiri mwese muravuga mu bwongo senze umwana gukogeza ibi nushaka ubu profit bifa haraho zagiruka bisisiza vuba imuvya bamenye atukuzwe Yesu amen wese sijwe atukuzwe Bwana Mungu wape niko sasa Imana yampe yuko ari ube nuzibeta ube tumabwiza kwa Matayo igice cya 2 ku murongo wa 1 n'igi musoro mwiza ndaterebera bari muri igice cya 10 umurongo wa 4 ageze ku wa 7 Zaburi ya 40 umurongo wa 7 ageze ku murongo wa 9 dusome twi Matayo igice cya 2 umurongo wa 1. Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'Yudaya mu ngoma y'umwami Herode haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba baje i Yerusalemu barabaza bati umwami w'Abayuda wavutse ari hehe ko twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba none tukaba tuje kumuramya. Umwami Herode abyumvise ahagarikana umutima n'ab'i Yerusalemu bose ateranya abatambyi bakuru n'abanditsi bose b'ubwo bwoko ababaza aho Kristo azavukira ahariho bati ni Betelehemu mu gihugu cy'Yudaya niko byanditswe n'umuhanuzi ngo nawe Betelehemu ho mu gihugu cya Yuda ni ukuri turi mutoya mu midugudu ikomeye ya Yuda kuko muri wowe ariho hazavuka umutware uzaragira ubwoko bwanje bwa Israheli. Amen. Imana guheza umugisha. Ngaho soma kandi ongera kandi usome Abaheburayo cyabura banza Zaburi igice cya 40 n'umurongo wa 7 kugeza ku wa 9. 20 igice cya 40 umurongo wa 7 kugeza ku wa 9. Zaburi 40 umurongo wa 7 kugeza kwa 9. Ibitambo n'amaturo y'ifu tuzishimira amatwi yanje urayazibuye chakaronga ngo amatwi yanje urayazibuye ibitambo zokeje n'ibitambo by'ibyaha babishatse ko ndavuga nti dore ndaje umuzingo w'igitabo niko byanditswe kuri nje Mana yanje nishimira gukora ibyo ukunda ni koko amategeko yawe ari mu mutima wanje. Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 4. Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 4. Umurongo wa 4. Erega ntibishoboka ko amaraso y'amapfizi n'ay'ihene akuraho ibyaha. Nicyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati ibitambo n'amaturo tubabishatse ahubwo wanyiteguriye umubiri. Ntiwishimiye ibitambo zokeje cyangwa ibitambo by'ibyaha. Ko ndavuga nti dore ndaje Mana
umuzingo w'igitabo niko byanditswe kuri je nzanywe no gukora ibyo ushaka. Amaze kuvuga ibyo ngo ibitambo n'amaturo n'ibitambo zokeje n'ibitambo by'ibyaha biba bishatse kandi biba byishimiye, ahera ko aravuga ati dore nzanywe no gukora ibyo ushaka. Amen. 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 Ndabifuriza rwari nziza cyane. Yesu ashimwe cyane. Bwira mugenzi wawe se nawe urayumva. Kuva kera kose Satani yari yarafashe abantu inyoko muntu arayifata arayitsikamira ayifatisha ikigoyi inyoko muntu itabashaga kwikuramo, yinjiza abantu mu rupfu batabashaga kwikiza. Abihereye muri cya gihe cyo muri Edeni ubwo nzoka yashukaga Eva na Adamu, umuntu aba yinjiye mu kigoyi, umuntu aba yinjiye mu mutego, umuntu aba yinjiye muri file atabasha gusohokamo. Kandi icyo kigoyi yari yamufatishije cyari ikigoyi cy'urupfu, aho umuntu atabashaga kubwikiza. Umuntu aba aguye mu mutego, umuntu aba mu buzima bwashenjaguwe, bwabaye ekraze, bwamenaguritse, bumenagurishijwe, umutwaro umuntu yari yikoreye udafite ubashobora kumutunga. Hari umutwaro wari wikoreye, hari uwo nari nikoreye, hari imiryango yacu wari yari yikoreye itashoboraga gukurwaho n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Imbaraga na zimwe zaba iz'ikuzimu, zaba izi hejuru y'ubutaka, zaba izo mu kirere, imbaraga na zimwe wari ufite amaboko yo kudukuraho uwo mutwaro wari hejuru yacu. Nimuvuge ngo amen. Abantu bose bagendaga bacuritse imitwe kubera uwo mutwaro bikoreye, umutwaro udashobora gukurwaho n'amafaranga, umutwaro udashobora gukurwaho n'ubutunzi, umutwaro udashobora gukurwaho n'icyubahiro, umutwaro udashobora gukurwaho na bene wanyu, umutwaro udashobora gukurwaho n'isi. Twari dufite umutwaro tudafite ubashobora kuwutura. Muri izi ndirimbo zo gushimisha, nimuvuge ngo amen. Yavuze ngo twari twararuhijwe, ngo twihebye, ngo twiganira, ariko ngo none ngo tubonye amahoro, ngo Yesu ni umucunguzi. Nimuvuge ngo amen. Kandi dufite umutwaro, abagabo bari bafite umutwaro, bakawugirana n'abana babo, bakawugirana n'abuzukuru babo, bakawugirana n'abuzukuruza babo. Iso ntiyabashaga kuwugukuraho, mama wawe ntiyabashaga kuwugukuraho, bababyeyi baonko n'abandi n'inshuti ntiyabashaga gukuraho mu mutwaro. Uraza kumva imbaraga za Muri. Nimuvuge ngo amen. Bwana Yesu asifiwe cyane. Ntibyashobokaga. Muri twebwe ntawashoboraga kunamuka ngo arebe mu maso h'Imana. Muri twebwe ntawashoboraga kuzamura ijwi ngo ryinjire ahera hahera. Muri twebwe ntawashoboraga kuvuga ijambo ngo hagire ubasha kuryakira. Twari twarunamishijwe n'umutwaro, twari twarahekeshejwe. Ariko uwo mwana iteka ryose muri we yahoranaga akajwi k'agahinda kavuga ngo ese ninde washobora kunguraho uyu mutwaro? Ninde washobora kungura? Ako kajwi kakagendana akavuga ngo ninde washobora kungura? Ninde washobora kunguraho uyu mutwaro ngari? Ninde washobora gutuma mbasha kuruhuka mu mutima wacu? Nubwo yazamuraga iryo jwi, ariko akaba umusubiza mu ndi, akaba umubwira, akaba umuhumuriza, akaba umukomeza, akaba umusubiza mu intege ngo amubwire ngo komera turi kumwe. Iryo jwi ntiyabashaga kuryumva, gusa yabwiye
ukagenda nakandi ukamubwira ngo se ninde wakuraho uyu mutwaro. hari umutwaro wari wikoreye utarashoboraga gukurwaho n'ubutunzi bw'Imana. hari umutwaro wari wikoreye utarashoboraga gukurwaho na bene wanyu. hari umutwaro wari wikoreye utarashoboraga gukurwaho n'idini n'amateraniro. hari amateraniro atarashobora gukuraho umutwaro. hari seremoni zitashoboraga gukuraho umutwaro. ntabwo wahanyanyaza ese n'ubuntu guhanyaza sinzi uko bazayeza ntabwo wari kubigira gutya ngo umutwaro ngo ube nk'udohoka. ariko umukristo ngo azamutse ageze ku musaraba nimuvuge ngo amen. ngo yari afite umutwaro ngo wari waramuremereye mu rugendo rwiwe. ngo yari aburaga umuntu ushobora kumutwara. ngo agere ku musaraba ngo witegereze ngo yumva ngo yamikoze yari ifashe ngo wamutwara mu bitugu bye ngo yumva yukucika ngo iruhande rw'iwe hari ubwobo ngo amaze yumva wamutwara ngo gutembaga. hari umusaraba watembaga nk'imoto. twiteze icyubahiro nimuvuge ngo amen. hari ibyo Noweli yatembagaje muri twe. hari ibyo Noweli yohereye muri twe. hari ibyo Noweli yadukuyeho. umwanditsi Yesaya yabivuze neza cyane. yasobanura uburyo ibyaha byacu byakuweho. aravuga ngo yabijanye kure ngo agere aravuga ngo yabijanye hatabaho aho bidashobora kandi kugaruka. Imana kubw'imbabazi zayo itangira gushakisha uburyo ki umwana w'umuntu yashobora gukurwaho uwo mutwaro. nibwo yazanaga ibitambo. rero mureka azana ibitambo rero ko ibitambo zashobora kugira icyo zashobora gufasha. ariko ngo ibizana ibyo bitambo bidashobora gukuraho umutwaro umuntu yari yikoreye. bya bitambo uko babitangaga buri mwaka uko bazanaga ibitambo by'ibyaha babe babitanga ibyo byaha ntibyashoboraga gukurwaho. ahubwo ngo ibyo bitambo byahoraga bibibutsa intege zabo na faiblesse zabo. ibyo Imana bikabizana bakagenda babitamba ibi bifura igene nini ariko mu cyashoboka. bivuga ijambo ry'Imana rivuga ngo ayo maraso y'ibyo bitungwa nimuvuge ngo amen. nimuvuge ngo amen. ngo yarabitwikiraga ni pastor yabitwikiraga gusa ngo yarabitwikira ngo temporellement. Numva iyo afeye yabitwikiraga temporellement. ntabwo yabitwikira ngo bihore bitwikiriwe. yageze bitwikira akanya gatoya akandi kanya gatoya byose bikaba byiguruka. nga burya ko umuntu wisize inaniraga ry'inzu kandi yirabura se niraga ry'inzu niko bimeze gutya. muza muyitike mu makeup nuko muyitike aza yitukuza temporellement byarangi kiritakaza imvura yagwa cyabura umuyaga n'ushomba amaze ubwirabure bwose bukaba bw'itura. none bukaza butananoze bukaza bwapfukira basaba bumecokesha. nimureke kwitukuza mu izina rya Yesu. uko yabahaye urahagije kandi ni byiza niko yashimye. nimuvuge ngo amen. byatwikirwaga kanya gatuza. haleluya haleluya. nubwo ibyo ngibyo zatwikirwaga muri ubwo buryo nubwo abantu bari bafite ishaka ryo kugira icyo bashobora kumarirana ariko batashobora kumarirana kugira ngo babashe gukuraho imitwaro yabo. byaranashobokaga ko umuntu niko Pawulo yaragarutse yaravuze ngo birashoboka yuko umuntu yapfira ngo mugenzi wiwe ngo birashoboka. siko yabivuze. yaravuze ngo birashoboka ko umuntu yapfira umukiranutsi ngo ariko biragoye ko umuntu yapfira umunyabyaha ngo birashoboka. hari nubwo hazaga kubona igisa n'umukiranutsi agapfira undi muntu
ntibyasoboraga gukuraho ibyaha bye, kuko uwo upfuye nawe yari afite inkomoko yo muri Adamu. Ya nkomoko yo muri Adamu yashoboraga gukiza Adamu. No, ariko reka mvuge kino kintu. Dukunda abantu bari basinzira, abagore basinziriye kino gihe bwaraye n'abagabo. Ndavuga muri no mpaka umugoroba usinzira saa 5 ni saa 6 kujya n'igice, yinjiye saa 3 yaraye mu buta. Ashindwe Shetani, ashindwe Shetani, ashindwe. Cyakora sori, birashoboka ko warayirwaye, birashoboka, ariko niba utarayirwaye wicaye turare mu ikeshi ukaba warasinziriye, amaze saa 6 turi mu ijambo ry'Imana ugasinzira, fata igihe cyo gusenga, biragukomera. Amen. Bwana Yesu. Tanyo muntu yashoboraga gukiza undi muntu, kuko iyo myoko muntu yose yari ifite natire ya Adamu, yari ifite kamere ya Adamu, kandi kamere ya Adamu ni kamere y'icyaha, ni kamere yo kutumvira Imana, ni kamere yo kudashyikirana n'Imana, ni kamere yo kutubaha Imana, ni kamere itoshobora kuzana Imana. Tibishoboka. Umuntu bashobora gufira abantu, kandi si yari inzu y'abantu, ariko nta bashobora kuba igitambo cy'abantu, kuko nawe ubwiwe yarakeneye igitambo. Nta munyabyaha rero gufira undi munyabyaha. Nimuvuge ngo amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Abantu babiri baguye mu urwobo rw'icyondo kibi, abantu bagahindukira muri babiri. Hari umugabo ukura mu ndi 10 mètres de profondeur, urwo ntazi cyabura 20 mètres, kandi ngo mufite taha mwembi muri ko munaga yavuka muri cyazone, ninde washobora kugikura mu uko niko fatumeze. Hari ubwo twese twari nabadata nabamama nabashenge nabashogokuru naba anko naba nuko bose banyana n'urusharo bose bari nuko umwana ngiye gutakira se banyana, kandi nawe ngiye gutakira muze, kandi muze nawe ari kubyara. Twari mu cyobo, nta muntu wari gukura mu ndi kugira ngo tuve muri ubwo cyobo. Zasabaga yuko haboneka umuntu utari muri ubwo bwobo. Inyoko ya Adamu yose yari mu bwobo yose, uhereye kuri Adamu ukagerageza gukurikiza abamukurikiye. Bibiliya ivuga ngo Aburahamu yari umukiranutsi, ariko Aburahamu ntiyashoboraga kwitanga mu bwiza cy'ijana n'ukuri, nubwo yashimwaga n'Imana, ariko yari afite kamere ya Adamu. Ubwo mwobo twari turimo, nta munyetore, nta pasiteri, nta mutambyi n'umwe washoboraga kudukuramo, kuko abatambyi nabo bari muri ubwo bwobo. Dore rero cyari gikenewe, hari yakwiriye kuboneka umugabo utari muri ubwo bwobo. Nimba inyoko ya Adamu yose yari muri iyo shimo, hasabwaga yuko haboneka umuntu utari muri ubwo bwobo, kugira ngo akure inyoko ya Adamu yose muri ubwo bwobo. Imana imuheze amaso yo kubona abadamitere n'abakomoka kuri Adamu bose ukuntu baryamye muri ubwo bwobo, amaze urebe umugabo uhagaze y'ubwo bwobo udafite neza ya Adamu, ufite imbaraga zo gukura Adamu. Ngiyo nowe nimuvuge amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Zasabaga yuko aboneka Kristo udafite inkomoko kuri Adamu, kuko ingabo ya Adamu yose yari muri shimo. Kristo ntiyashoboraga kuba muri iyo shimo y'icyaha. Bibiliya ngo utarigeze kumenya icyaha, niba Imana yahinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo kubwo gukiranuka munako ariko duhabwe guhinduka uko bakiranuka.
Yesu rero azakuza hano umugabo utafite inkomoko muri yawe. Niho tugiye kuganira. Nimuvuge ngo amen. Shikira no wewe mwizina rya Yesu. Atukuzwe Bwana wa majeshi. Atukuzwe Kristo. Atukuzwe amugaze Mungu. Lo me. Kristo ni yakuri. Kristo ni yerekana bwiza bwe muri. Biblia ndo muri okurabatera na Imana. Iyo boni yo Imana. Yesu yaje Kristo Imana yo itagabanije. Yaje Kristo Imana yo. Nimuvuge ngo amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Umugabo udakomoka kuri Adamu. Niyo bagombaga kuza kugira ngo akure abakomoka kuri Adamu bose. Mutsobo bari barabigera. Imana ngerageza gukora fenomene. Amasiza gutegura Nowe. Iza gutegura Nowe. Nowe. Bibiri iravuga ngo yari yarabwiye Adamu na Eva muri yango byo muri ete. Igira yazo. Yagarare ruhande izo kari sitamatwi yayo. Nimuvuge ngo amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Pastor yavuze ngo ibintu bintu bya kizgo gose ose bizana yo Imana takina kimwe. Nicyo gituma nabigishwa bamusi mu nyakabara ngo erego ngo habe n'umuyaga ngo ni nyanja. Kuza kimwe. Kugira ngo ukisimire zifitamato. Imana yo kwa zizamuke. Zo kama si promotion cyo twagaze hano. Tukabona ko zishaje. Sigira amatwi yo kuyumva. Nimuvuge ngo amen. Uzakomoka mu rushya rw'Imana. Uzakomoka. Iyo jambo amaze ngo itwara n'isha. Itandatu. Ari inyoko ngo yibiseho iyo si, yibiseho iyo ba. Ibivuga ko Imana yaravuze ngo uzakomoka mu rushya rw'umugore. Ngo uzaza kumena yazoka. Abahanuzi barahanura barabitubwiye ejo. Uko Yesaya bagere babihanura imyaka 700 karani. Yesaya ariko muhanura kuti akamubona aramukikiye. Akamuga ngo umwana yatovuka. Ngo duhawe ariko yari yasaze. Uko uravuga guteza n'ukuri umwana yatovuka. Duhawe umwana w'umuntu. Yavuga ngo ubutware bwiwe buzabahesha. Ariko Yesaya yari gitangaza. Yereko ingena zabo umutambi. Imukomo kubitugu sherekana ubutambi. Umutambi iyo yagendaga kuza gutamba agiye mu ihema. Yageza afata amazina kandi atakashira kuri ubutugu. Ayenda kandi atakashira kuri ubutugu. Byerekana yuko afite Isirayeli yose arishize ku bitugu bye. Aravuga ngo ubutware bwiwe abaza kubitugu. Nimuvuge ngo amen. Bwana Yesu asifiwe. Cyangwa ngo mungu turamuha umwana w'umuntu. Aravuga ngo azitwa Imana ikora. Mani kome. Mani kome. Gituma ikomeye nuko itavuguruka. Zindi Mana zose zivuguruka. Zitakaza garanti. Zitakaza garanti. Bakazibunda mu munda ariko bwacu. Yashize. Akaje gushaka indi. Ariko Imana yacu ntizivuguruka. Bibiri iravuga ko yabyuka kera. N'umuntu usimpari. Cyane ngo niko azakora ibintu. Haleluya. Haleluya. Biblia iravuga ngo nukigiye gishitse. Imana iteguza umukobwa witwa Mariya. Ewe Mariya. Akomeza kwa mubijyane. Ndabarikiwa. Abari mutsora guterana abari inzu nkamwegeza. So abaza bari nimba muzo twingereza. Maria. Maria. Kusiko Maria kana wewe komukaga mu rubyaro rwa Dawidi. Niyo descendance yo komokoye. Kuko iri Uwiteka yari yaravuze yuko umucunguzi azakomoka kwa Dawidi. Kandi yari gukomoka. Itegura agakobwa kitwa Maria. Imaze gutegura agakobwa kitwa Maria ihurirana nako ukari fiancé n'umuhungu witwa Joseph. Kandi fiançailles y'abayuda yatwara umwana kandi gapfa akabarakoshanije abandi zigizo kareze mudaza genda ngo bivuye kandi iyo yazaga kubivamo bagendaga mu rukiko mbere y'abashiji
fiança kugira ngo barukure gusa fiança bajaga mu urukiko akaba ariko ruwamo yuko uyi fiança yagize amadifu igomba kugaruka igomba gutandukana siko kubise ngora mu fiança ngora afite ku fiança igihe bakiri aho bagaza bakoshanya abayuda bagatanga imitungo ho ikenume abavyeyi b'umwana bakaba bayibiseho umuhungu n'umukobwa nitwa mu famille nizo zagize zidiskita mariage ati zatekereza yuko namwe niko muza mubigenza siko biza bimera no imitungo rero ikabira igihe ngo kimufiance ariko nk'uko imitungo yagiye umukobwa yageze akomeza akaba igwa umwaka ukarangira ngo bahaye bamukontorora kugira ngo barebe niba atagaragarwaho na defu nikosa kandi ikosa rinini batekerezaga yari ikosa ryo gusaminda ari muri fiança ngo nimba agaragaweho yuko yasamye itegeko kwari kumujana kw'irembo bamujana kw'irembo abacamanza bo mu mudugudu b'umuhana bakamujijira hariya kw'irembo hanyuma agasohorwa hariya bakamutera amabuye icyo nicyo cyari gikana maze mu gitondo Mariya arafumukira baramufumukira ijuru riramufumukira umutwe wa mbere yumva marayika muvyo aramubwira ngo urahiriwe mu bakobwa bose mu badamu bose urahiriwe mu banyuma aramubwira ngo ugiye kuzasabira yakomeje kumwana musabye nafa ntabwo yamubwiye ngo uramusamire yaramubwiye ngo uzagira gute uzasamire ukandi uzabyara umwana w'umuhungu ngo uzamwite Emmanuel Yesu ngo ni uzakiza abantu ibyaha byabo Maria yaje na Yosefu bigenze nuko bwera kwatekereza ingene agiye kuja kwica ingene babanyamuhana bagiye kumubona ngo yakwahira none akabisi ubu biragenda imva Maria agaragaza kwisobanura abwira marayika aramubwira ngo imva mubwire aramubwira ngo ni umukobwa w'isugi ngo sinari n'abana n'umugabo aramubwira ngo sizo zosohoka bite imva marayika aramusubiza aramubwira ngo witinya Maria semeni amina witinya Maria mutanga z'Imana mukabara w'Imana wazaza kuri we kandi wazamutwikira ngo kila ambacho utakacho kizaa kitaitwa kitakatifu mwana wa aliye juu. Maria wakati hivi bintu vitatu kitaitwa kitakatifu mwana wa aliye juu. Mwana wa wisumba apana wa Adamu usuri n'ibintu apana wa Adamu bari ngomoko ya Adamu mwana wisumba fils de Dieu tout-puissant. Imana isumba sosa azitwa umwana w'isumba byose yewe Noel twahawe umwana w'isumba byose ntabwo twahawe umwana w'abayazici n'abanyakarama n'ababunga n'abasinzira n'abadahurwa n'abakikuyu n'abaturukani twahawe umwana w'isumba byose nimuvuge bamenye twahawe umwana w'isumba byose azitwera isumba byose kukuzanizera wesa azitwera isumba byose nuko mukanya Maria tese ubungu biragenda gute abantu bagiye kumenya yuko afite marayika ava mu ibisi aramubwira ngo mwene wanyu Elizabeth ariko Yesu nashi nimuvuge ngo amen ikimenyetso gikomeye aramubwira ngo mwene wanyu Elizabeth mu kwezi kwa gatandatu hajya n'iyajya tuza dusoma tuvuga ngo mu mwezi wa 6 marayika Gabriel alitumwa na nani na Mungu kwa ukwezi kwa gatandatu ntabwo ari ukwezi kwa gatandatu kumwe kabiri gatatu kane gatandatu kwa ukwezi kwa gatandatu ko gusama kwa Elizabeth kwa ukwezi kwa gatandatu ko gusama kwa Elizabeth aramubwira ngo mwene wanyu Elizabeth Mungu baratwite
baratwite atire sawa tugokora bene urugendo ukamusura nabo bavyibone abaze Mariya aravuga ati nje gukonfirma bibi. Elizabeth yari yaratuze. Elizabeth ntabwo yari mu kigero cy'umudamu ugomba kubyara. Elizabeth yari yaratuze kandi yari yaratuze nta mwana n'umwe agira. Kandi mu Isiraheli byagaragarwaga nk'umuvumo, bawitaga malediction, bawitaga umuvumo. Umuntu w'ingumba bamufataga nk'umuntu wavumwe, yari nk'igicibwa, yari nk'ikivume. Umuntu utarabyaraga bamwitaga ikivume. Elizabeth yari muri faze y'abantu bitwa ibivume. Imana itabashe kuzibunda zabo. Icyo gihe yari yaramenepojeje, yarageze mu gihe adashobora kubyara. Ariko kubw'imbaraga z'Imana, kuko Imana yari yarabisezeranyije. Ni mu byo bamenye. Imana yari yarabivuze kera, uhereye kuri Mika, kera imyaka 400 mbere. Imana yari yarabihanuye, yari ubutumwa bwari bwaraje buvuga yuko hari umuntu ugomba kuzabanziriza Yesu, hari umuntu uzaza kumutegurira inzira. Ubwo buhanuzi bwari buriho, kandi nta wundi wagombaga kumutegurira uw'Imana yari yaratoranije, yari Yohana Umubatiza. Icyo gihe Elizabeth yari atwite imbere ya Yohana Umubatiza. Mariya baragenda ngo atukuzwe, Bwana Yesu asifiwe. Kwa Elizabeth ngora musukuzi amaze Elizabeth abuzuzwa rero. Ariko ngo sibinari keshiki ngo je bugenderewe na nyina umwami wacu. Nyina umwami wawe amaze Mariya arasenga. Yohana nawe ngo yabaye birangura mu nda gusa, yaba kwita akibite mu nda ya Elizabeth. Ni mufike bamenye. Bwana Yesu asifiwe. Imana iramubwira ngo ngwishi Imana yavuze ngo ntacyakiza gusa. Yalitabiriwa zamani na manabii kwamba atazaliwa mtoto mchanga ndiye Yesu. Yalitabiriwa sasa yametimia leo hii patanisho. Siku wa 8 kazaliwa mtoto mchanga takaswa horini. Ariko ngo akagakobwa bigenze gutyo, ngo ariko akagakobwa naringa kunze pe. Ariko kubera ubunyangamugayo ugira n'ufuradi, akagakobwa sinkandagaza. Ndagenda numva ukamukeya rene kabengaruye. Sinka tukicisha ngo bagatera amabuye. Ndagenda gusa bivamo gahoro, ni ngende nikurura gusa gatoga. Ariko ngitandukana gatoga. Message bandikira simukwizuru gasimusese. Nuka useba gishira mu izina rya Yesu. Ni mufyo bamenye. Bwana Yesu asifiwe. Tekereza Marayika ngo bamutashe. Aramubwira ngo shawe uri mu maki ko wakaragaye. Iyo biza paraganisha abagabo. Iyo byavuze hari ibintu bitabasha gushikirwa na kamere y'umuntu. Iyo byavuze bizabyumvishwa gusa urimo w'ijuru ni uza uri mu kayagaje. Yego ni mufite bamenye. Bitazabiza bisiga siyanse bigasiga imiremerere yako. Keretse gusa umwuka wera kwishuriye akakubwira iby'Imana gusa. Kandi uwo mwuka agahamanya, niko bituma Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo uwo mwuka ngo turimo tuzohamanya n'Imana, ngo twemeza yuko turi iki, turabana b'Imana. Yosefu mu marayika aramusura n'umubwira ngo Yosefu utinye ukujyana umugore wawe, ukugenda twite si yabamara ngo twite si muri Adamu, si y'inanga, si mu birara by'inda, ndatwite ubu ni y'umwuka we. Umutima wiwe ni Imana yavuga ngo azatwite, ngo yari yarabitse byabanga byanditse muri Genese, ivuga
numva uzakomoka mu rubyaro rw'uyu mugore bazakumena umutwe. Iryo banga ngo Mariya yari yarafashaga ibikaho aravuga ngo nukuri ndizera ko icyavuzwe muri Edeni ngo kigiye gusohora. Naho ngo abakobwa bose uje message y'umuhanuzi muri Isiraheli ngo abakobwa bose bageza bipanga umuntu wese mu muryango bakibaza ngo ariko nije uzagirirwa amahirwe yo kubyara Masiya. Ninde mukobwa muri Yerusalemu ngo bakareba mu cami, bakareba mu batamzi, bakareba hehe, bakavuga ngo ariko ninde uzagira umugisha wo kubyara Masiya. Kama Mariya nako kicecekeye kandi agatarabiye gusa ngo kaza kareba ibyanditswe. Karavuga ngo iyo bivuze ibi ni byo byavuzwe mu gihe y'Edeni yuko uzakomoka mu mugore azamena inzoka mu mutwe. Rero ugiye gusohora ngo Yosefu bagambirira kumwitaho. Ni muvuge ngo amen. Cyangwa ngo Yosefu ajya kumuzana igihe cya fiyansaye ngo cyari kitararangira. Yosefu ngo yibwira ati kugira ngo uriya mukobwa ejo batazaza kumuharika itamu mu baturage, reka mpite muzana kuko fiyansaye yakonsiderwaga ko akamariyaje tufe yuzuye. Aravuga ati reka kumuzana ngo aramuzana, amaze ngo atangira kumwitaho, aramwitaho bafite ibanga rikomeye ry'Imana yari yarabavuze. Okay, Yesu. Dukurikire. Bwana Yesu asifiwe. Kurumva nawe. Kurumva iyo kihuye n'ingufu. Kurumva ihuye na chaka. Kurumva ihuye. Ihuye no kuja kuna sigi ya haruguru ni yote na shauri. Ihuye no kuja muri chuja kumwe kafe kofi. Ikava muri sujamo muri sujamo weno kucheza weno kunamuka atukuzwe Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kaisari yamahita atanga itegeko ngo rishaka amafaranga, itegeko ngo rishaka iroti. Arabwira ngo umuntu wese itegeko ryihutirwa mu muntu wese uri mu mudugudu wawe kugira nawe ukoke ijuru ukorera rege ko riravuga ngo twaravuze ngo umuntu ngo azavukira i Betelehemu, azavukira i Betelehemu. Umwuka yamaze kuri Sezari, kuri Kaisari, ramubwira ngo tanga itegeko abantu bose baje kwiyandikisha. Nuko bihagurutsa Yosefu, kandi Yosefu ngo yari yamwitira ariko ngo iri kuba ko y'uyu mugabo, kandi Kaisari kandi yari ingoma yiwa. Kaisari umenye yuko yari umuntu siko bimeze, kandi yari yategetse gusoma ubutegetsi butaruga. Reka mubwire ibyategetse mu butegetsi butaruga birimuka kubera Noeli, biza bisigwa kubera Noeli, bizaje kwiharira kwifatira ibirindiro muri bo kandi atari byo bigomba kwafata, biza bisigurwa iyo Noeli yavutse muri bo. Ni muvuge amen. Bwana Yesu asifiwe. Batanga itegeko tumaze kwandikisha vuba. Yosefu kandi Yosefu hamwanditse umunyabwenge yaravuze ngo Yosefu ngo yari kwategura ngo Yesu azabukira. Akora turiya tu ari amaberson ngo yategura berson y'umwana kuko yari umubaji kandi ngo Mariya yaragize igihe cyo kwibaruka ngo yategura kaberson azabyara no kumwana ko bisaga. Arambwira ngo kandi ugenze twari ugenze kilometero 120 kugira ngo bagereho Yesu bagere Betelehemu ahabona kuvuka 120. Umugore uri ku gihe cyo kuza byasabaga yuko agenda n'amaguru cyangwa akagenda n'indogo. Tekereza kugendera ku ndogobe ibirometero 120 utwite indayi cyangwa kugenda n'ibirenge ibyo biremereye ntabwo byari byose. Amaze ngo bakuru urugendo baragenda. Ni muvuge ngo amen. Ngo bagezeyo indira mukwa iyi Noeli ikore mu izina rya Yesu. Ni muvuge ngo amen. Iyi Noeli ikore. Yesu ngo Mariya aravuka, amaze kuvuka amakuru arababara. Bari basanze abungeri bahari babaza batese nta mafumbara batitaye yamaze kuzura. Bagenda mu kiraro cy'inka mu muvure
waruhari niwe baye Yesu Mariya aribaruka akana baragaterura bakajyanisha mu mufuka ariko Mariya wasabira Marika mu buryo bwa amen imwe bagera umugeni wese bakaza yegera mugenzi we bakamubaza wese ijwi numvise nawe wanyumvise kuko tumukumva nawe umwe bakabaza mugenzi wiwe akamubwira ko se ijwi numvise nawe banyumvise bakamubwira ngo ntaryumvise bavuze ngo hatuvukiye umukiza niko wewe wagahindukira mugenzi wewe wanyumvise ngo bose baza kumva icyo kimwe igituma ibintu biri mu kudukomera nuko ibintu tutazumvise cyo kimwe ngo baragize ngo baravuga bati twiruke tugende tukurebaho uwo mwana yavukiye basiga gutambaza izo ntaba nizo bageze bakuru n'ibitambo batamba muri Yerusalemu baravuga bati tube tuzisiza ngaha tubanze tuzamuke tuje kureba umwana niki wasize kugira ngo bashe kubona Kristo muri ibyo ngo naritse byose mu kurengere mbese wewe waritse iki bamukaje nafugi wanje mu ijuru nza muri iyi si n'umuzaniye agakiza aravuga ngo nasize byose kugira ngo kurengere mbese wewe niki wasize kugaje ni mu byo bamenya ngo bagereyo basanga uruhinja rwavutse reka mubwire uzatinye ikintu cyagurishije abanyabwenge uzatinye ikintu cyagurishije ukuri mu kwigira abanyabwenge kandi mutari mu kwigira abanacyo kandi atari abanyabwenge ils étaient des philosophes reconnus apana abantu barakora utekereza abantu bageraga ibwami bakinjira sans audience abanyabwenge ugenzuzi bizavuga yuko bakomokaga kuri Nowa abanyabwenge bo babonye wa mubumbe w'inyenyeri baravuga ngo ibi byose duhora twiga turi abantu bigize inyenyeri ariko uyu mubumbe w'inyenyeri tubonye kenshi twari twawubona mu mateka kandi ni umubumbe w'inyenyeri wayo ukora mu ngo bagerageza kuzana ibitabo no kureba inyenyeri zose bagira amoko yayo ngo basanga iyo nyenyeri itabamo baravuga bati iki ngiki kibagereye ngo bakore gusa ngo bakore research baravuga ikindi cyo batabutumwa ni mu byo bamere kubera ubwenge bari bafite ikindi cyo batabutumwa ni uko inyenyeri hari ikisigura hagomba kuba hari umwami wavuga ngo batangira ubugezi bwo kugenda bayikurikira baravuga bati bureke tubikurikire baviyo bavaga nicyo gituma ngo batasanze Yesu ari bebe ahubwo basanze Yesu ari umwana wese harya bakuru bazavuga ngo bamaze kuba umwana wese siko muzavuga ngo bamaze kuba Yesu niba ngo bamusanze muri berceau nk'akabebe ahubwo basanze amaze kuba umwana nyamwana ngo batora ubugezi baragenda bagiye gushanya mu mwanya ngo basefuse kwa Herode nyanyenyeri Yerusalemu yanyenyeri mbirakote ngo bagere Yerusalemu ngo basanga amakuru ukungu ko Yesu yarakeneye kuvukira nta makuru bafite hawana habari nta makuru bafite basanga harimo abatanzi basanga harimo abanditsi basanga harimo ibikomangoma ariko hari information y'amakuru ya Yesu uko tubwira abatanzi bataza amakuru muri ibyo byo muri Bibiliya Yesu nabusanga banakofa tubwira bakora bataza amakuru ya Yesu tubwira abamama bazi bite ariko bataza amakuru ya Yesu basanga ngo batanzi sous-informé sans information aucune ngo basanga nta information bafite kuri Yesu harabwo batese nta mpamvu bavuga batoye mu kuri hano mu kabuti ni mu kabuti nta makuru dufite hano nta mpamvu nta mwami ntawo amakuru ngo abayigeze kwa Herode batera n'abantu hari abanyabwenge baravuga ibintu bati mubazane abanyabwenge bari muzi ko batari abari ndakumira ngo bari mushikiye batese bimeze bati twari iburasirazuba twabonye inyenyeri iraje ipotereye hano reka kubwire igihugu cyose kirimo César ukame ni migisi igihugu cyose gitegetswe na César ni gisa nta muti Bibiliya
bibiri ngo bari batuye mu gihugu cya Zebuloni na Nafutali ngo bamurikiwe n'iki n'ubuto ngo babasatese batemamagaza ibitabo barabihamagaza batunganya umusoro mushaka hamagaza abanyabwenge bibatiri mutubwire murebe information mugeje hanga batazakurikira amakuru n'uwenda baramubwira bati byahanwe cyane kuva kuri ibi hari amakuru yafasiye nese Mikaela hari umugabo witwa Mika yari afite network yabonye yabivuze yavuze yuko uyu mugabo azakurikira i Betelehemu barabura tugende mu boro cyane abagabo barigendera ntibaraga kwa Sezari iyo umuntu yabonye Yesu ntazagaruka kwa Kaisari ni muvuge ngo amen iyo umuntu yabonye Yesu ntazagaruka kwa Kaisari ngiye gusoza mbabwira gutya nowe igomba kuba mu buzima bwawe nowe icyaba bivuga umwanditsi yavuze ko bahebura avuze mu kindi gikomeye yavuze ngo ibitambo n'amaturo ngo tubagize gute ngo tubazishime ariko ngo bate abageze kandi zari gutuma Yesu yambara kandi kugira ngo abone ingene Yesu kandi kigutanga ariko Yesu ni ibanga rikomeye Yesu ni ibanga rikomeye simwese se cyubahiro ni muvuga amen bana Yesu asifiwe atukuze bana wa maje uzi yuko Mariya kuva yakwita inda ya Yesu kugeza mu byahe yakomeje kubisugi uzi yo fenomene kuva yakwita kugeza byahe Yesu yakomeje kubisugi quel mystère ni qui gitangaza kireka ni muheza sichuwe ni mtuke babeli ndio bana Yesu sichuwe angetenda na baba Yesu ni la gloire ampide kosa Yesu sha Yesu itangaza gikomeye cyane yego ntabwo Yesu yajanye yakomeje kubisugi ana nyuma yo kuvuka kwa Yesu kugeza igihe yabanye na Yesu ako Yesu n'umukomo Yesu yeko Yesu n'ihanganye mu kavima ni muheze cyuwe ni mu byo babe bana Yesu asifiwe bana Yesu asifiwe nitaki tumumanitse Dawudi yasheretswe hari umunyabwenge wanditse yavuze ngo Dawudi ngo yari kwabibwirwa ngo n'ijwi rya Yesu bwe Dawudi ngo yari kwabihanura n'ijwi rya Yesu bwe Yesu ngo niwe bari kuvugira muri Dawudi bakamubwira ngo nje mu muzingo w'igitabo ngo bivuge gutyo ubivuge ngo araje mu muzingo w'igitabo kugira ngo asohoze ngo ibyavuzwe kuri we ni muvuge ngo amen yashe yambaye umubiri kugira ngo asohoze ibyavuzwe kuri we abasha gutanga igitambo gikwiriye cyo kubasha kugucungura n'ubiri yacu nziza rabye mu murwa wa Dawidi habavukiye bukiza icyo gihe Yesu yakutse mu rwa Dawidi kanakiriza n'icari mureke kurambirwa ibivuga byategereje atukuzo umurwa wa Dawidi imyaka igihumbi yari mila imyaka igihumbi yari itandukanye kugira ngo cyavuzwe kuri Dawidi kigire gute imyaka igihumbi tegereza icy'Imana yavuze Imana irakiranuka kuzagisohoza imyaka igihumbi yari irangiye icyavuzwe kuri Dawidi kiracyasubira ariko après mila icyavuzwe kuri Dawidi kirasohoza none mu murwa wa Dawidi hatavukiye bukiza kandi ndiwe Umwami Yesu Kristo reka nsenge nsoze nowe komeze ibyifite umutima wawe nowe komeze igira insibo mu mutima wawe Mana nyir'ijuru mu izina rya Kristo urakwiriye icyubahiro n'icyawe Kristo waduhaye kiza ibitambo by'inka n'iby'intama n'iby'ihene ntabwo utabashije gukura gusa ariko waduteguriye Kristo wenyine yiremera umubiri asa muri uwo mubiri il s'est fabriqué un corps wenyine
wenyine yiremeye umubiri arawiremera muragiza gusamo kugira ngo ze gusohoza ibanga rikomeye atukuzwa n'abamagisha aje gusohoza icyorezo heza abagabo n'abagore bakobwa n'abahungu kumva nawe itarisomami tuyisubire tumenye icyaje mu isi yacu tuyisubire tumenye databerero icyatumye wambara umubiri tuyisubire tumenye nawe icyacu tumenye kuza kwawe mwami Imana yacu uri Imana yuzuye nta kundi wari kuza iyo uza mu bwiza bwose abanyamubiri ntitwabashaga kukubona ariko databerero uri mu ijuru wiyambika umubiri kugira ngo abanyamubiri natwe tubashe kukubona urakoze databerero uri mu ijuru yuko wabikoze kandi ukomeza kubikora muri twe ni mu izina rya Kristo Yesu amen. Beti ese bakumvisha nkareba mani ko ngiye guteka samwe niki kuramo bateri yizanye kamerera renze mani urasubirayo ke wadufata ko wabizanye ke wadufotoye